Hello bantu b'Imana tubaha ikaze kuri Shushu TV. Uyu munsi rero inshuti z'igikoni nimwigire hino duteka icyayi cyitwa icyayi cy'abasilamu. Icyayi nawe wakwikorera iwawe icyayi kiba kiryoshye. Rero icyo ni ikirungo cy'icyayi wajya mu mashop Nyamirambo n'ahandi hariho hose mu supermarket biba birimo. Abandi bashaka ikirungo cy'icyayi biba bivangavanze bihumura koko. Nkoresha icyo kiyiko cyuzuye rero mu cyayi duteka icyayi. Uyu munsi icyayi cyiza harakonje tumwe ku kacyayi kitirirwa ngo icyayi cy'abasilamu. Iyo ni isukari ngiye gushyiramo karafu nayo nzababwira ibyayo n'ibyiza byayo. Ni ikirungo nacyo cyitwa karafu ngiye kugishyiramo kirahumura gifite umumaro mwinshi utandukanye mu mubiri. Tangawizi nayo sinayibagirwa ariko nkashyiramo gake of course kubera ko icyayi abana baba bari bukinyweho aho nari ndi kubereka ngo ngiye kuyirapa. Muze rero tujyane mu gikoni duteke. Aho naho ngiye gukoresha litiro n'inusu y'amata. Tugiye guteka icyayi cy'abasilamu. Muze tujyane rero duteke icyayi. Aho rero ni mu gikoni ngiye kunteka icyayi cyanjye maze nkashyiramo igikombe cy'amazi nkashyiramo ibiriya birungo bikabanza bikabira. Tangawizi na biriya birungo kwabyo nkashyiramo n'isukari bikabira kubera ko nigeze guteka icyayi rimwe cy'amata sinzi niba ramwe hari uwo byaba byarabayeho shyiramo tangawizi aribwo nkimara gushyiramo amata amata yitapfa. Of course nyine iyo ukoze ikintu utakizi uriga ufata isomo uri kumva. Rero aho nsigaye mbanza nkabishyiramo ya karafu yanjye nkayishyiramo isukari biriya birungo bikabanza bikabira byibuze nk'iminota 10 nkahakikisha ko byahiye. Dore ngaho rero tuhise dushyiramo inshyushyu tumaze kumenya ko ya ntuza yacu yahiye ntabwo iri bugire gute iri buteze ikibazo ngo amata yanjye apfe. Nuko icyayi ngicyo aho urabona cyatangiye gushyuha cyatangiye kumera nk'ikigiye kubira ndogenda gipfundikiye tayari kirahiye. Mba mbihutiriza kugira mutaza kurambirwa. Muze tukiyungurure rero tujye gutestinga n'icyayi wakora wakwikorera wateka aho ngaho ndimo ndakiyungurura nko muri kubibona. Ni icyayi wakitekera kiraryoha bakita cy'abasilamu of course kubera ibyo birungo biba birimo. Urabona ni amata amazi makeya kugira ngo abanze ahishe biriya birungo. Kirahiye kirasa neza kiba kijya gusa shokora ukuntu. Urabona kubera ko buri kuyungurura na biriya birungo biragenda bikuzura mu kayunguruzo bigatuma akayunguruzo katakibasha gukora ukabanza ukabikuramo ukongera ugakomeza ukayungurura. Icyayi rero namaze kugitunganya ngaho nagisoje. Muze dutestinge sasa. Hano dufite umuntu ugiye kudutestingira tubwire kimeze gute. Yakugira inama yihe nawe muntu ushaka kukikorera iwawe utarenze kuvuga ngo urajya kukinywa ari uko wasuye abasilamu cyangwa se ari uko uri gutestinga ku cyayi. Natubwire ko bimeze. Umuntu uri shy kuri kamera yanze ko mushyiramo ni wane zarigeze byatari aba bantu wabagiriye inama kuri ako kacyayi bita k'abasilamu. Nawe wakikorera iwawe mu rugo bitarindiye kuvuga ngo urajya kukinywa mu biryo gona hehandi. Nawe wowe urabivugaho igihugu nabikurikiranye kiraryoshye kandi. None se watetse yiyoteraga cyangwa agayoteraga? Urumva n'abana bari kuvuga igishinwa kubera icyayi. Ntimucikwe ndabakunda cyane. Ni Shushu TV.